Ibihe byiza mwe muje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka dureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora nyine bakurikira Voice of Time TV, bakunda nyine kudukurikira umunsi ku wundi. Reka nanone nyine tubahereze ikaze nyine mw'iki kiganiro cya none, gusa ni amakuru ari kugenda akwirakwira hirya no hino, dore ko nyine ari inkuru yamaze kuba kimomo. Hari hashize igihe kigera ku mezi abiri mu gihugu cya Uganda amaze gukandagira imodoka mu bwoko bwa Tesla Cybertruck. Iyi modoka tukaba twarayigarutseho kandi tukayivugaho byinshi cyane, ndetse mu Uganda bakomeje kuvuga ko nyine abangaba atari imodoka imwe gusa izaguma muri iki gihugu, dore ko umuhanzi Jose Chameleone yamaze kubitera iryera, maze rero ahita ko nawe asimbukira ku ruganda rwa Tesla, ahita ko amanura imodoka yo mu bwoko nyine bwa Tesla Cybertruck. Iyi modoka rero ikaba ibaye imodoka ya kabiri ikaragiye mu gihugu cya Uganda, nyuma yaho nyine imwe yari yagaragajwe nyine, dore ko abaturage bariya nyine baguye imishwaro nyine, ubundi baza kwirebera imodoka y'agatangaza bari biboneye mu maso yabo. Uyu muhanzi rero Jose Chameleone akaba ari umwe mu bahanzi nyine ba mbere ariya mu gihugu cya Uganda bamaze kwibika imodoka ya Tesla Cybertruck. Iyi modoka murabizi twagiye tuyigarukaho kenshi, twayivuzeho ibintu byinshi kandi murabizi ni imodoka rwose y'abanyabirori, ikaba n'imodoka wakifashisha ku rugamba, n'imodoka yihariye, ntabwo ari imodoka imeze nka za zindi zose, dore ko ari imodoka y'ikiragano cya Genz. Niyo modoka ikozwe nyine kandi ikaba yaranakunzwe ku rwego rutabaho, imodoka nyine twavuga ko ari iy'urubyiruko rw'iki gihe. N'urubyiruko rwose usanga ari imodoka bihebeye, dore ko hano nyine mu gihugu cy'u Rwanda iyi modoka itarabasha kuhakandagira. Ababizi barabizi, ni imodoka imaze kugera mu gihugu cya Uganda, dore ko muri East Africa ariho nyine yari ikandagiye, ikaba ari n'imodoka nyine ya kabiri ikandagiye mwa kiriya gihugu cya Uganda. Uyu Jose Chameleone muramuzi, ni umuhanzi ukomeye cyane, ndetse akaba anafite n'umugore w'umunyarwandakazi ariwe Teta Sandra. Nubwo hari hashize igihe kikaba mu kwezi kumwe n'igice harimo umwuka mubi rero hagati yabo, ariko kuri ubu ngubu bakaba barongeye rero gusubirana. Uyu nguyu rero Jose Chameleone akaba yarigeze guhereza n'impano uyu Teta Sandra y'imodoka, sinzi niba mubyibuka, yigeze kumuhereza imodoka yo mu bwoko bwa Lava, arayimuhereza, ndetse iyo modoka ari nayo yaje kumugongesha ubwo nyine umwuka mubi wabo watangiraga. Umugore we yaje kuyimugongesha, ari nawe wayiguze nyine Jose Chameleone, bamugongesha rero iyo modoka yari yahaye impano yari yahaye imodoka nk'impano nyine ayihereza umugore we, abasha rero kuyimugongesha. Kuri ubu ngubu rero yaguze imodoka y'agatangaza ya Tesla Cybertruck. Ni imodoka twavuga ko rwose ari imodoka yihariye kandi ikaba n'inzozi za benshi hano nyine ku isi nzima dutuye. Niba mubyibuka neza muribuka hari ibyamamare twagiye tugarukaho byagiye bigerageza kwifotoreza ku imodoka, kandi nyamara mu by'ukuri iyi modoka batanayitunze. Muri abo ngabo twagiye tugarukaho harimo Diamond Platnumz, hakabamo rero Element Ele, nawe akaba ari umwe mu bagiye bayifotorezaho, ndetse na Kevin Kazi n'abandi basitari bagiye batandukanye, akaba ari bamwe bagiye bagerageza kwifotoreza ku imodoka, ariko kandi mu by'ukuri iyi modoka batayitunze. Niki cyishe inyuma y'imodoka ubundi? Iyi modoka kukikunzwe cyane, kandi nyamara iyo ugereranyije igiciro cyayo n'izindi modoka usanga idanahanitse cyane, ntabwo ihenze ku rwego rutabaho, ahubwo yo yifitemo tekinoloji twavuga nkaho ihambaye. Dore ko izi modoka nyine ari iza Elon Musk, agiye kwishyira hanze, yavuze ko agiye gutanga promosiyo ku baturage. Yavuze ko iyi modoka atazayihendesha, nubwo ifite tekinoloji yayo ihambaye yatuma ihenda, ahubwo yaravuze ati nshaka ko buri wese azabasha gutunga iyi modoka Tesla Cybertruck. Akaba ari imodoka rero igura amafaranga agera ku bihumbi, amafaranga agura kuri ubwo n'amadolari 144. Urumva ni hafi miliyoni 140 zishyira 200. Akaba nyine ari imodoka twavuga ko atari imodoka yenze ugereranyije na zira twumva za V8 cyangwa se n'izindi
usanga zihenze. Gusa iyi modoka impamvu usanga benshi bayikunda, uretse kuba ifite ubukomere kandi ifite na tekinoloji igezweho, dore ko iyi modoka nyine ikoresha ubwenge buhimbano cyangwa se AI. Iyi modoka kuyitunga ntabwo bigusaba kuba ufite amafaranga gusa, hari ibindi babanza kurebaho, kandi nyine kugira ngo uyifate ubanza kugira n'amasezerano, dore ko utaba wemereye kuyigurisha nyine umwaka utararangira. Ni ukuvuga ugomba kuyitunga byibuze umwaka wose ikaba ari iyawe. Gusa n'iyi modoka rero usanga ikunzwe n'urubyiruko rwinshi. Ejo bundi yazanye ibibazo bijyanye n'amatara. Iyi modoka ifite amatara amyasa cyane, amatara yayo aramyasa ku buryo ashobora kubangamira undi mudrive urimo aza, bikaba bituma rero habasha kubaho impanuka, dore ko nyine ari ibibazo bagiye bagaragaza muri bamwe batunze izi modoka za Tesla Cybertruck. Ni imodoka rero twavuga ko yisa kuko nta yindi bisa, ikozwe muri triangle nk'uko mubona rero ishusho yayo, ubona rwose ko nk'uko mubibona rero mubona ko ishusho yayo iba imeze nka triangle, ikaba ifite ibyuma bikomeye, kandi iyi modoka nyine ikindi yari ikaba itagipfa gutoborwa n'isasu iryo ari ryose, dore ko iyi ngiyi ibasha kugenda mu misozi kandi no ku rugamba yabasha guhangana, uretse ko benshi nyine bayikoresha bayijyana mu birori. Benshi bayijyana mu birori, ariko iyi modoka murabyibuka ko igizwe na polisi yo muri Dubai. Polisi yo muri Dubai, kwa kundi mu Rwanda haba hari za twa tumodoka twa polisi bakunze kwita ngo ni uduca. Muri Dubai ho bafite imodoka rero yo mu bwoko bwa Tesla Cybertruck. Ni ikintu rero cyiza, dore ko hari n'igisirikare cyo muri Korea y'Epfo cyamaze gutanga komande kuri Tesla ko bashaka imodoka za Tesla Cybertruck zigera mu modoka 100 zirenga, kandi izi modoka zikazaba zifite icyo bita ubukomere budasanzwe nk'izindi zijya ku isoko. Bavuze ko bazashyiramo tekinoloji ihambaye cyane, kuko babonye ko izi modoka zakifashishwa ku rugamba kandi aho rukomeye, bikabasha kugenda neza. Ntabwo nje kugira ngo tuvuge byinshi ku iyi modoka, kuko ni ibintu twagiye tugarukaho cyane, kandi ni imodoka ubona ko ibitangaje, aho rwose uba wicayemo imbere ukabasha gukontorora buri kimwe cyose muri screen nini. Ni screen nini rwose uba ureba buri kimwe cyose, dore ko iyi modoka ushobora kwandikamo aho ushaka kujya ubundi modoka ukitwara ubundi ukiryamira. Ni tekinoloji ikomeje kugenda yongera umunsi ku wundi, dore ko atari ibintu bisanzwe bimenyerewe nyine ku modoka zindi, akaba rero ari ikintu nacyo twavuga ko ari ikintu kidasanzwe ku iki kiragano nyine cya Genesis, dore ko nyine iyi modoka ari nabwo nyine ikozwe. Wasangaga izindi zikorwa mu myaka y'1,000, ahubwo bakagenda bongeramo amaversion, ahubwo iyi ngiyi nyine yo akaba ari imodoka yabasha gukora muri 2019, ubwo nyine Elon Musk yabashaga kuyimurika ku nshuro ya mbere, dore ko akibasha kuyimurika yahise ko itangwa komande nyinshi cyane, ubona ko abantu bayishimiye. Ahubwo turibaza ati se mu Rwanda ninde uzabanza kuyikandagiza ku butaka bwaho bwa mbere? Ninde? Mu bahanzi se, cyangwa ni mu banyapolitike bazabanza kuyikandagiza ku butaka bw'u Rwanda? Reka dutegereze duhanga amaso. Gusa iki gihugu cy'abaturanyi Uganda rwose bakomeje kuturusha iterambere ryo kuzana imodoka zo mu bwoko bwa Tesla Cybertruck nyine mwa kiriya gihugu. Reka twitege ko mu Rwanda naho bidatinze izabasha kuhagera, dore ko nyine kuri ubu ngubu itarabasha gukanagira nyine ku gihugu cy'u Rwanda iyi modoka Tesla Cybertruck. Gusa byose byiza nyine turakomeza tubibagezeho 5/5. Gusa icyo ngusaba wowe ni uko wakanda like, ugakanda subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano bijye bikugeraho 5/5. Mwabanye nyita Wakanda, ndabashimiye.